ngaruke ku kintu mwakoze live recording mwari nubwo navuze ngo mwasohoye izi ndirimbo vuba ubu nyine ariko mwari mwaratinze byatewe niki wamajije cyane kuyi kosa nutifitiye icizere nje no kibura mu mpezi ntuzijwe mbese wewe kuri wowe ukumva ni byiza ko turirimba ikinyamurenge kugira ngo nabo bazoze kuciga cyane kandi bena kijya cinkanya kijya cinkanya kabisa hari umugabo ariko hari ukuntu twebwe tugira indi nyito cyane materaniro yacu ugasanga umuhagarikiza arahagurutse mugize amasaha abiri mu hamuririmba akavuga ngo reka dutangire amateraniro yatangiye gute kandi yageze kure no bigasa nkaho bya bindi mwaza mukora cyangwe hari bibiliya bari babona bagenda gutora ntiba mu ijambo ry'Imana hari umuntu uyigira atarayiguze indirimbo za voice zose zazimfasha muri izi zibiri zihari nafashijwe n'iriya ya mbere ariko numbwira kuririmba ndaririmba ya kabiri kuko sinokora kuri imwe ngo ndekimye none wa muntu agahita avuga ngo none ko tuzishura tuje kureba nde wowe ko tuziranye ngo ninde tuzoba tuje kureba yireke rero ndirimbiye yiki no kubera ko uvuze iriya ya mbere ahubwo no byina ahantu tuzatuze no ariko uzi ko Yesu yavuze ngo dore ndaza vuba hari audio numvishe ejo bundi ngo yaravuze ngo agiye kubakira abantu amazu ngo nyuma yaho ngo amazi irindi jambo ngo aza kumujura ngo kera ngo bihindutse gute A world of stories. muraho neza nshuti bakunzi ba AFRIMEDIA live aho muherereye hose ku isi aho bukeye dutangiye tubaha mwaramutse naho bwije nanone tubirijeho tubifurije umugisha uva ku Mana ufunguye iyi video Imana ikugenera ibigukwiye kubera ko byose ni igeno ryayo. Umunsi rero turi kumwe n'abagabo batari bake uko mubibona n'abagabo batari bake ni benshi kandi bafite byinshi inkingi bafashe hano muri industry nyamurenge wenda cyangwa se ya gospel. Muri industry ya gospel bafite ni inkingi zikomeye abaza babivuga neza ngo ni inkingi za mwamba. Nibyo tugiye kuja kugarukaho mu bikorwa byinshi bafite byinshi bamaze gukora hari byinshi tugenda tugarukaho ariko kandi turebera hamwe nabo uko umuziki wa gospel uhagaze muri rusange muri Kenya by'umwihariko aho duherereye ariko nidukora n'ahandi naho naho uherereye nta kibazo. Ndabakiriye muri studio za AFRIMEDIA live. murakoze cyane meze mute turashima Imana ko wacecetse no kugira ngo uvuge wenyine zivugiye yamye yisigaza inyuma kugira ngo yego meze mute mpazibire turashima Imana ko narinzi ko natumiye abaririmbyi wewe waje uti kera ko wangwanya nuko utaranyumva cyangwa ni uri umuririmbyi bikomeye reka cyane navyo subijamo sinza mbijamo mbibamo niwe twazanye niwe muririmbyi niwe mushugiye ayiti mukunije bifasha cyangwa uri kanceze ya mikino y'abana hari umuntu iyo mwabaga muri kibiherwe umwe akaba akina hano bari yabajamo naho akajaye nkuzi muri filime nkuzi uri umukinnyi wa filime kandi wakunzwe mu bakinnyi ba filime b'abanyamurenge uri mu bintu by'umuziki gute nacagiye nayo bagamo nacagiye nayo bagamo nibyo wahereyemo urasubira ubona kuja muri bino bintu cyane byose mbiba uraza kubitubwira turi kumwe n'abagabo mubona aha ngaha reka bivuge kugira ngo mpereye kuri uyu kuko ari unyegereye kandi naza mbona asa nkaho yitokeje akaza amahata kuko izo tuziranyimo ntabwo ari ni umukameramane none kandi iwe biraza gusobanuka rero naringize ngo mwibwire abadukurikiye kugira ngo babanze bamenye abantu turi kumwe hanyuma tubone kuja mu kiganiro cyacu kijanye n'ubundi n'umuziki niwo twibandaho nubwo duhereye kuri uyu wa filime ariko muri rusange n'impano muri gospel kaduhere hariya hirya kugira ngo tuze gutya yego tubanje gushima ko mwatwakiriye neza
muri iki kibanza mukoreramo cya AFRIMED. AFRIMED. Rero twisanze kandi dusanzwe tubakurikirana. Rero amazina nitwa Mukiza Gilbert, nkaba ndi umwe mu banyamuryango ba Voice of Praise Ministry. Turi hano muri iki kiganiro. Yego. Murakoze cyane. Amazina nanjye ni Nzirimwe Espoir Kagero, niyo mazina yanje. Nkaba ndi umuyobozi wa Voice of Praise Ministry. murakoze cyane. Nitwa Ntungane Ndasarara, nkaba ndi umwe mu banyamuryango ba Voice of Praise. Wewe kutavuze igiti. Jewe igiti ni iki? Ibindi byose bishamikiye kuri Ico nico gikuru. iki nico gikuru. Yego murakoze cyane kandi turabakiriye muri AFRIMEDIALIVE nkuko nari mbivuze n'ubundi mwisange hano. Murakoze cyane. Mwisanzure rwose hanyuma tuganire. Hano tugira umwihariko kuvuga ngo ntahutihuti. Ntahutihuti. Sa niyo bivuze. Mushwe kurebera. Kuko ari nje muyobozi w'uru rugo niyo mpamvu nyine ntanze karibu itari muhutihuti ntahojihoji. Tuganire twisanzuye rwose kugira ngo tuze kwirekura ntituze kumva ngo amasaha hari abantu baza abari kiganiro ngo ni minota 15. Bise yagihaye n'amasaha wenyine. Ariko nta kibazo amasaha tugiha yose ntaco bitwaye kugira ngo twingaginge n'abari abantu badukurikiye. Yego numvise mwese muhuriye kuri Voice. Yego. Sibyo? Voice of Praise. Reka kibazo cyanje cya mbere nkijane ku muyobozi. Natubwire Voice of Praise niki? Kuko atubwiye Voice hari umuntu umvise Voice nkijwi. Cyane. Siko. Kogira gwese aba muri mwijwi bize gutebya. Murakoze cyane. Voice ni ministeri ibarizwa ahatandukanye. Kuri none twebwe turi kubarizwa hano muri Nairobi. Hanyuma Voice ni ministeri ikora ibijanye n'iyobokamana. Ifite amashami menshi, ifite amashami y'abaririmbyi, ifite amashami y'abavugabutumwa, ifite amashami y'ibikorwa bitandukanye. Muri rusange Voice ni ministeri y'iyobokamana. Yego. Waruvuze ngo ishami hano muri Kenya. Hari n'ahandi mufite andi mashami ku buryo iri n'ahandi cyangwe ni hano? Kuri ubu ngubu iri gukorera dufite abanyamuryango ahantu hatandukanye. Dufite abanyamuryango bari muri Australia, turabasuhuje. Mukanya baraba bari kutureba. Ni ese unyene Australia barisa ni kumanywa ni nijoro. Bari mu nijoro rigeze hagati barasinziriye. Dufite abanyamuryango barabyuka badukurikira. Dufite abanyamuryango bari muri Amerika, turabasuhuje. Muri Canada barahari, Norvege barahari, mu Rwanda barahari. Ni ukuvuga ngo muri international atari ya makanisa ari mu kwitwa ngo ni international riba muri Kenya gusa. Oya twebwe turi international. Mwebwe muri international ya nyayo. Mwokongera hako ngako nta kibazo cyangwe kabamo. International. Ntituragashiramwe ariko kabamo. Umuntu yogashiramwe bitewe naho ari. Kuko nimba ndi hano ndo mu Voice. Muri Amerika hari ubundi urumva already kabaye. Kagiyeho. Yego. Murakoze cyane. Tubwire umwihariko wa Voice ni uwuhe? Umwihariko tugira siroge ivuga ngo umunyamuryango wa Voice agomba n'umuramyi avuze cyangwa atavuze. Ucecetse gutya ndumuramyi. Mvuze ndiwe. Asetse niwe. Igikorwa cyose nokora muri Voice urimo kuramya nako. Guseka kurimo kuramya nako. Komeza takibazo. Mu majambo magufi niyo. Ni umwihariko wa Voice.
ubwo ni ukuvuga ngo icyo ukora cyose muri wewe uri voice. ndi umuvoice ariko ngomba kuramya mvuze cyangwa ntavuze, igikorwa cyose nkoze kiba kirimo kuramya Imana. Ni ibiki mukora cyangwa se mwibandaho muri voice, mukora ibikorwa bimeze gute kugira ngo tubashe kubisobanukirwa nanone tukiveho tukiviriyeho rimwe? Ibyo dukora cyane cyane abantu batuzi ku buririmbyi cyangwa se indirimbo nizo dukunze gukora nka 80% niko ngereranyije, ubuyobozi wenda araza kumfasha, ariko tukagira n'ibindi bikorwa byo gusura abantu cyangwa se gusura abatishoboye, kuja mu bitaro, gusura imfubyi. ino hari ibigo by'imfubyi bihaba, bara n'imfubyi buriya ni bano bana batagira ababyeyi, ku imfubyi bimufite nubwo atabahari yaba yarapfuye ariko iba yaramwigeze. Naho nabandi bano bavuka nta mubyeyi we, hari abatabazi bene bari ahantu hari ibigo nyine byabo, abana bagiye batoragurwa ku mihanda, ngabo turabasura mu bitaro, tujya gutanga amaraso sometime, ibikorwa nk'ibyo nibyo dukora. Ariko cyane abantu batuzi nibija kuri social media nibyo buririmbyi, ariko kandi ya social media nibyo nabyo birahari. Vuze uburirimbyi, mperutse kubona musohora indirimbo ndetse ni nka zibiri muradufuririje muri iyi minsi. Turabafite mu Rwanda turabafite kandi murambiwe zaje murambirwa, turushaje duhishimye cyane. udakizwa nimwe nk'abatubwira kidogo ku ndirimbo zanyu, ko numva mperutse hari iherutse isa nk'imaze nk'amezi nk'abiri, none si nko mu kwa munani niba ntibeshe igihe yasohotse, amezi abiri nko mu kwa munani. Mu kwa munani ubu murasara musohora indi, kandi mu buryo bw'abaririmbyi gusohora indirimbo zibiri mu mezi abiri, sinzi nimba ari njyewe utabizi neza, ariko hari nza mbona hari n'abamara n'amezi 5 6. Bimeze biti? Mutubwireho kidogo, mwebwe byagenze biti? Murakoze cyane. Indirimbo kwanza zaragufashije, zarakubatse cyane. Tizoreka kumfasha mwanteze turirimba naririmbe twumve ko ubutumwa munyakire muri voice, twumve ko ubutumwa bwashitse. ni indirimbo zo kuramya cyangwa nizo kugira gute? isi zo kuramya nizi tonda nsubize. Nari mvuze muzo twasohoye, uvuze n'umubare wazo, bivuze ko wazumvise. Wumvise gute? Oya nsubiza wewe. Nari ngiye kukubwira wenda reka mbivuge, tubwo ndaramije mu konsetse kandi mwabaza ubwo ndayiririmbye. Yego komeza utubwira wa. Twasohoye indirimbo, dufite indirimbo nyinshi kuri YouTube. Dufite indirimbo zimaze imyaka 7, imyaka 8, dufite n'izindi zimaze imyaka 2, dufite n'izimaze umwaka urenga. Kuri izi zishasha zaje zihuta, izindi twacishagamo hagaca iminsi tugasubira tugakora, ariko izi ndirimbo twazikoze, twakoze recording live. Nibaza ko abantu benshi bayibonye ko twagerageje kwamamaza, twagerageje gutumira abantu, n'abantu bayibayemo ku bwinshi, tunabashimira cyane. Rero n'umusaruro wavuyemo muri iriya konseri, abantu bari bazitegereje ku bwinshi, kandi nitwokwicisha abantu inyota y'icyo bari bategereje gihari tugifite. Indirimbo ya mbere yasohotse yitwa Sifa, abantu baze kuja kuri YouTube bayirebe, ku batarayireba maybe bashobora kuba bajya bakurikirana AFRIMEDIA ariko batarareba indirimbo zacu, baje kuyireba. Iyindi yitwa Baba wa Stahili. Mu bari muri konseri twakoze indirimbo nyinshi, hari imwe yagiye ifasha umuntu runaka bitewe n'amagambo yayumvisemo, indi genda ifasha runaka. Rero nta mpamvu yo gutinda, kuko zose n'ubundi ari abantu tuzigeneye. Twabonye ko ari ngombwa ko zisohoka vuba vuba,
kugira ngo dukomeze dukorere n'Imana mu bundi buryo n'izindi tuzazikore ko muri voice Imana yaduhaye isoko y'indirimbo nziza abanditsi beza turabishimira Imana so tugomba kuzisohora zikavuga ubutumwa bwiza n'izindi zikaza murakoze. Mpazibire ndakoresha iryo zina ntake yitwa Ntungane umye kuriremeza ndasarara reka nkoreshe ndasarara ahubwo witwa ndasarara ariko kugira ijwi risaraye oye kurasa insaraye wasaraye ntaza hurutse n'umwihariko bavuga nka cyane noneho bumve ko ari nje bivuze tuwanyumva n'umwihariko wijwe yego ngo abantu bafite ayo majwi baba bazi kuririmba nawe urabizi ndakomeye ndakomeye nyabuna cyane uraduterera agakorasi mu kanya ntungenge nanigiye kuvuga ngo muri izi ndirimbo mwasohoye ni iyihe wakunze cyane cyangwa se yagukozeho cyane muri izi zibiri yarankoso yaravuga ngo mufite indirimbo nyinshi nubwo navuze zibiri ariko muri zibiri nje nizo ngarukaho kuko nizo zavuba sibyo yego muri izo ni iyihe yagufashije cyane utubwire uturirimbire n'akantu kagufashije kuruta utundi noneho indirimbo ni nyinshi indirimbo za voice zose zazimfasha muri izi zibiri zihari nafashijwe n'iriya ya mbere ariko numbwira kuririmba ndaririmba ya kabiri kuko sinokora kuri imwe ngo ndekimye iya kabiri naje noyiririmba kuko sinzi nimba ari uko yari isanzweho ngira ngo isanzwe izwi cyane mubona kuyisohora sibyo nuko wayifashe mbere yireke rero ndirimbiye no kubera ko uvuze iriya ya mbere ahubwo no byina ahantu tuzatuze nobyina ariko kuririmba karirimba iya kabiri ngaho bikore zose uhitemo ki ririmba uri kubyina tizihuye hari umwana babwiye ngo ese ngo ari umuneke n'umunyenga w'igarura uratora iki mwana arareba ati je norya umuneke nicaye ku igare sivyo iyi nayo ushobora kuyibyina ariko nanje ntoye kuri buririmbi ya kabiri uhavuze ni ya mbere ariko wari wavuze ngo ndaza kuririmba nyuma ni nyuma y'ikibazo narigiye kubaza nagize ni nyuma y'ibiganiro ariko kumfasha ikibazo ngaho dukubitireho gatoya noneho wamajije cyane kuyi kosa nutifitiye icyizere nje no kibura mumpezi ntuzijwe uko yavuze ko umuziki ubu iya mbere hanyuma ukaririmba iya kabiri kandi ntibihuye tinguko izinijwe sinje wabivuze niwe wavuze ngo ahubwo yobyina nje ndabyina imwe wararirimba iya kabiri abyina iya mbere sinje wabivuze watanze n'urugero rw'umuneke n'igare naje rero isi umuntu yasaze ndabihakana tubwire cyangwa watinya oya sindotinya aratinya kandi indirimbo yize muntuza ngaho reka abantu baze kuja kuyireba then tugaruka uzobaririmbira cyangwa mbarabuze nono ariko bazoyireba waturabuje byitwaye ari kuriya kurabura ntabwo ari byiza hari umugabo wageze aje kumumumera wakarabura nyine bakamuhonja kuri uyu bakamuhonja kuri uriya yaro akamaha shobora kumurabuza indirimbo yose akayumva akaba arayiretse n'ubundi hariya hakurya mu gihugu cy'abaturanyi baciye umugani ngo ngukinisha kurya ukabihagira kuko ubonyumviraho bakaba ngaho bareke gutoshekera hano mureguke hirya muri voice naza mbigira pasono kugira ngo numve ko aririmba none yanze abanyikikuyu nibo zakunda kuvuga ibintu ngo ni pasono none uyu mugabo arananiye kandi nuko naje ntanyizera ko abizi ariko kubera ko nyine yatunaniye wamutangira kare kawanketse nuko muze kunyarukira hirya kuri voice murebe izo ndirimbo n'ubundi mukomeze mufashwe mukomeze munezerwe ngaho barangire wa channel yanyu yitwa gute yanditse gute bosacinga gute yego ugiye kuri YouTube urasacinga ni Voice of Praise Ministry hariho logo yacu ya Voice of Praise ndetse nandi na media zose dukoresha ni nuko twanditse mwabuzumvise rero abantu bagende bazirebe
rwose bakomeze babateza imbere nubwo ari uguteza imbere ivugabutumwa siko cyane. ngaruke ku kintu mwakoze live recording nubwo navuze ngo mwasohoye izi ndirimbo vuba vuba ubu nyine ariko mwari mwaratinze byatewe n'iki sinzimba nije byatindiye nje nyine ariko namwe none byari zamubona ko byatinze hari ikibazo cyari cyabaye hari challenge mutubwire nk'abaduha umuco kidogo kuri ico ya uvuze kuri icyo ngicyo ya challenge zo zirahaba mu murimo w'Imana kandi hari ziba ari nziza izindi ari mbi gusa zose zitanga experience ku bantu rero gutinda bitewe n'igihe twayikoreye n'igihe iya mbere yagiriye hanze mu mibare y'abantu hashobora kubona ko haciye amezi runaka menshi ariko mu ruhare rwacu bitewe n'ibyari bihari twe ntituvuga ko twatinze ahubwo yaziye igihe yagombaga kuzira kubera ko ni ubutumwa dutanga kandi buza mu gihe Imana yagennye gusa muri izo challenge zishobora gutuma habaho gutinda ziba ari nyinshi ziba ziri nyinshi ababikora barabizi mu bijanye nuko turirimba uburyo ziyungururwa abo dukorana nabo iyo bigenda bijana n'ibihe bagenda babona ariko kandi haba harimo n'ama-challenge mu kazi kabo gatuma bishobora gutinda cyangwa bikihuta birumvikana twari twabanje kugira ngo none se za CD kera zarahiye ariko tugiye Imana sinzi ko iyi album umuriro wifata uyu wino nibyo urumva twaraza dutekereza se hacu zarahiye kugira ngo iyo bateje abantu amatsiko kuriya yavuga ngo uwo barabuza kidogo mwari mwaturabuje muri kose ariko twe ntitwahaga ntitwabihagiramo dusigarana amatsiko yo gushaka gutegereza uzavuye hanyuma murebye ico mwe expectingaga before recording na nyuma nico mwabonye murakoze cyane live recording ni ikintu gisa naho muri bene wacu kitari kimenyerewe cyane nishaka mvugire hano muri Kenya maybe ahandi baragerageje gukora ariko muri Kenya cyari gisa naho kitamenyerewe mu by'ukuri hari ibintu byinshi nubwo abantu bumva ngo ni ugufata amajwi n'amashusho umunsi umwe bakagira ngo ni ikintu cyoroshye nibaza ko ujya utunganya amajwi n'amashusho urayatunganya hariho challenge uzi uhura nazo abantu batazi nizo dukeneye ko ubabwira sinje uri kwibariza nugira ngo nari nshatse bibajije ibibazo byanze bikunze abantu bari hano nabo turi kubwira nabo turi kubariza bone nkeneye kuha umuco kidogo yego so live recording yarabaye iba uko twayifuzaga mu by'ukuri habayeho challenge ya location abantu bari kuri location barayibonye ntago ari ikintu cyari kihishe ariko ntiyari duturutseho kubera ko tutarabona location yacu yo gukoreramo ibikorwa byagutse twarakodesheje dukodesheje abo twakodesheje baza guhinduka ku masezerano twagiranye ku munota wa nyuma biza gutuma challenge yabaye yo gutangira dutinze iba abantu barayibonye ariko barihanganye turabashimiye kugeza dutangiye ariko tumaze gutangira uko twabyifuzaga niko byagenze ko twifuzaga ko live recording yacu igenda niko yagenze amajwi twari dukeneye twarayabonye amashusho twari dukeneye twarayabonye nyuma ubu ngubu nibwo dutangiye kuzishyira hanze nabwo kandi turi kubona ibyo twari twifuza bivuye mu babibonye kuko twebwe twabibonye mbere twari tubirimo turi kubona commentaire nziza amashusho ni meza amajwi ni meza ubutumwa burimo buruzuye umuziki urimo nibaza ko nawe wawumvishije umeze neza rero turashima Imana kuri byose
ko twabyifuzaga novuga ko kugeza ubu nyine bimeze neza. Murakoze. Ya, nabonye muri live yanyu mwari mwatumiyemwo abahanzi nka James na Daniela na Ngoma bavuye mu Rwanda. Mwabatumiye mubona mutihagije mwebwe ubwanyu? Twari twihagije kubikora pe. Ariko iyi live recording yitwa Praise Again. Impamvu twatumiye dufite abashuti benshi n'abatari bariya twari kubatumira, hari n'abandi bari bakeneye kuza, ariko impamvu twahisemo bariya bari mu bantu twatangiranye umurimo. Rero twifuje guhuza live recording ya mbere ya Voice, twifuje guhuza abantu bose twatangiranye umurimo, nubwo babaye abahanzi. Mwatangiranye mukizwa cyangwe mutangira Voice? Dutangira Voice. Bariya wabonye bari mu batangiye Voice. Naba Voice. Rero mbese ni bamwe muri mwe? Ni bamwe muri twebwe, nubwo bakora ibikorwa byabo, ariko kandi mu by'ukuri hari agaciro kabo bafite mu murimo kuko batangiye umurimo. So turashima. Yari imfura ya Voice live recording ya mbere. Twagombaga kubana na za mfura zayitangiye kugira ngo dufatikanye amashimwe. Niyo mpamvu twahisemo bariya, ariko industry yose Nyamurenge n'abantu bakunda Voice, uwo twari kubwira wese yari kuza. Murakoze cyane. Hari ikintu gitandukanye wari ufite warusa naho ugiye kuvugaho? Nakivuza n'ikiriya. Ni aba Voice. Nibo bahitangiye. Okay, nje mu bahitangiye simbarimo. Ariko mu bahitangiye turi kumwe. Batangiranye na Daniela na Ngoma. Mbese mwabazanye ari bamwe murimo cyane, niyo mpamvu bajemo. Murakoze cyane. Wenda tugiye hanze ya Voice buke, mutekereza ko gospel music, mbese gospel music tuganire kuri iyo topic kubera ko ari byo turiho. Gospel music ikwiriye kuba yubakiye muri worship cyangwa evangelism? Je navuga ko ataravuga, ushaka kuvuga ko uzozo yaduha. Reka dutangire n'uyu mugabo. Je navuga ko zo agenda duha view yiwe kugira ngo ntuze kwirimita ngo representa yavuze ngo mwenye kiti. Je nibaza ko byose bikenewe. Byose biruzuzanya mu murimo w'Imana. Yaba music, yaba wavuze evangelic, byose biruzuzanya. Nibaza ko mbere y'umuvuga butumwa tujya tubanza kuririmba. Kandi n'ubutumwa bwose bungana. Hariho abantu bashobora kwibesha bakagira ngo kuririmba cyangwa hari indirimbo zimwe za kera abantu bakaza bavuga ngo ni indirimbo y'amasadaka ngo ariko kuri uriya muvuga butumwa zayicara agasoma igitabo kimwe, agasoma bibiri, akagira icyo ahitamo ari buze gusangiza abantu. Niko natwe abaririmbyi mu ndirimbo nyinshi dufite tujya dukora repetition nyinshi mbere yuko tujya gutanga ubutumwa aho twabugenye cyangwa aho bifuje ko tubasangiza ubutumwa. Rero mu butumwa bwinshi tuba dufite tujya duhitamo indirimbo imwe cyangwa zibiri cyangwa zitatu bitewe n'umwanya baduhaye ukungana, tugatanga ubutumwa twateguye. Natwe biri indirimbo nibyo bitabo tuba twasomye tukabutanga. Nibaza ko bwose yaba uvuga ubutumwa atari music n'ukoresha melody, twese tuvuga Imana kandi twese buri imbere y'Imana. Numva ko tuvuga ubutumwa bungana. Ufite igitandukanye n'icyanje nawe aragitanga, ariko ku giti cyanje numva ari uko mbifata. Urakoze. Nene nahereye kuri uwo mugabo natubwire. Yavuze ngo nimba ngo gospel ishingiye kuri worship, gospel music ikwiriye kubakira cyane muri worship cyangwa muri evangelism? Ibyo byose ubivuze ni nk'amahitamo abiri, ariko kandi ni imwe. Urebye ibyo bintu byombi kimwe gikorera mu kindi. Duhereye kuri iki ngiki twari turiho c'indirimbo Voice of Praise, yenda dufatiye kuri urwo rugero,
urasanga izo ndirimbo ikintu zirimo zikora zirakora ubwo butumwa. Evangelization uvuze tuba tuyikoze mu buryo yenda bw'abantu bari kuririmba, kuko iyo message bagarukaho kubyumva rero no guhindura, nuko bwa feedback bigenda byerekana ko ubutumwa bwakozwe. Iyo evangelization rero ibiri muri ico kintu, kandi no kuramya kuba kurimo cyane cyane. Yenda sinzara abantu babitekereza ko evangelization ari ukuva mu nzu ugashira amahuzu mu gakapo ugasezera umugore n'abana ukagenda. Ibyo ngibyo nabyo birashoboka, ico ni kimwe, kandi koko muri bimwe muri ibyo bitekereza gute? Wowe yitekerezaho ko ari gute? Iyo ni inzira y'umuhamagaro, kuko mu mihamagaro irimo nico kirimo. Kandi bamwe muri twebwe barabikora kuko bafite uwo muhamagaro wo kugenda wo kubwiriza ku mihanda, amado to do, ndetse n'ibiterane babatumiyemo bakagenda, cyangwa se bakabikora bitewe n'umuhamagaro wabo. Ariko tuvuze mu gikundi dusanzwe twebwe ni mu buryo bw'indirimbo dutanga nka timu, ariko tugakora umurimo munini icarimwe. Yego. Nukuvuga ngo mwe mwibanda ku ndirimbo gusa, tavuga butumwa rindi riri hanze y'ubutumwa indirimbo zivuga. Iyo gusa ushizeho iyo ngiyo si kuririmba gusa sinabyo narimvuze. Mvuze ko muri twebwe ni ministry, harimo umuhamagaro, kandi umuhamagaro harimo imihamagaro mu bantu ikitwa voice of praise, ariko abo bantu bafite imihamagaro itandukanye. Rero niko nkubwira ko gakeya nka timu tugenda, ariko kenshi ku banyamuhamagaro bari muri timu bakabikora. Rero bivuze cyabo ico umuhamagaro, nimba uyu mugabo azavuga ari umuvuga butumwa ku giti ce ni ugenda si voice. Nizo nshaka kugira ngo dusobanure nye. Gusa ico nari mvugiye kuri iyo ki wavuzeho, iyo gusa ibyo biruzuzanya zabaye zinshi. Ya gusa evangelization ni naco dukora. Ni naco dukora, kandi akenshi nubwo tubona muri ratimu, akenshi hari igihe bigaragara ko turi kubwiriza abantu bemera Imana cyangwa se bizeye nk'abakristo, ikaba nka fellowship. Ariko kandi iyo umuntu ategereye atizeye, ni ukuvuga ico gihe uwo murimo bukozwe wo kuricinga wa muntu utagira gute, utarizera nawe akizera. Ubwo rero muri mission ubijanyemo usanga byose tugira gute tubikora. Gusa iciza kibayeho nk'icifuzo bitewe nuko ushaka kubijana, abantu bagombye kuba bahora mu biterane ku misozi, mu Rwanda naho babyitaga amavuna, cyangwa se ubutumwa tugenda twegera abantu ya abanyabyaha niko navuga, cyangwa se batarizera, kugira ngo tubabwirize ibyo twakiriye nabo bizere bakizwe. Kandi ibyo ngibyo niko mvuze ngo tubikora gakeya bitewe n'ikibanza turimo, ariko abandi biziguye hari igihe bagenda bakabikora mu minsi myinshi itandukanye. Yego. Hari ico urenzaho wa? Ndenzaho kinini byose. Oya Ngaho bimara tubwire. ni byinshi. No hari ahantu Pawulo yabivuzeho. Je ko numva indirimbo cyangwa se worship ni ikintu gitegura umutima kwakira. Ariko hari ukuntu twebwe tugira indi nyito cyane materaniro yacu, ugasanga umuhagarikiza arahagurutse mugize amasaha 2 mu hamuririmba, akavuga ngo reka dutangire amateraniro. Yewe yatangiye gute kandi yageze kure. No bigasanga aho bya bindi mwaza mukora kwari ukwishusha cyangwa se no gutegereza abandi ko baza. Ariko nje ko numva indirimbo zishobora kuba ari ikintu kimeze nk'ifumbire cyangwa se gitegura umutima w'umuntu kugira ngo ijambo kinjire. Pawulo yaravuga arantu yanditse se Tuhibutse. Oya yaje ndasomye neza. Yaza avuga ku bakristo, umukristo kuze uburyo mbese ukuntu abantu umukristo agenda kura. Hari abaramizwa amata, hari abajya imishashi, nukuvuga ngo iyo umuntu akiri muto bazabaza akamuramiza amata cyane turababyeyi dufite abana. Azuhera ku mata, azahera ku mashereka akaja ku mata,
kaja kuri yogati za Weetabix utuntu nk'utwo yarohaga akagigufa ukuvuga ziriya ndirimbo rero ni nk'amata nyine aresha imitima y'abantu kugira ngo ijambo ribona aho rifata nje niko mzumva ariko byose ni ibintu byuzuzanya. hari akantu waruvuze muravuga ngo indirimbo ngo ni nk'ifumbire bisobanuye ngo ifumbire iyo irike ifumbire bari gushira ifumbire mu murima baba bataratangira guhinga. Okay, urumva wa muntu uvuga ngo dutangira amateraniro hatari bwo guhinga gutangiye none se oya ariko nawe aho hantu twese nimba warageze ruguru washyira ifumbire ahantu hadahinze cyangwa bazabanza bakahahinga noneho bakabona gutera. arino hano ntibihaba muraririmba muri mu materaniro ukabona umuntu yarafite izindi gahunda azatambuka hagahita yinjira mu materaniro akatendinga kumva indirimbo agahita aba interese yo guhita yumva n'ijambo akaryumvira ashobora gukura agakiza hari byavuye mu ndirimbo. murakoze cyane ku bitekerezo byiza buri wese. ubwo namwe muze kutwandikira ibindi basize muri comment kugira ngo twumve ibitekerezo byanyu. ibi ngibi ni bya buri wese ariko nawe twandikira icyawe sibyo cyane. hanyuma mubona gute challenge cyangwa se challenge y'indimi muri gospel music? urugero hano turi muri Kenya tibumva ururimi rw'ikinyamurenge musohoye indirimbo y'ikinyamurenge cyangwa se abandi bayisohoye kandi abantu muririmbira sibyo urumva ikibazo. challenge y'indimi cyangwa language barrier mubona gute muri gospel music? duheka ngaho tangire yewe ku giti canje okay harimo imbogamizi kandi zisa nkaho ziremereye ariko ikintu nakundiye bino bintu by'Imana umutima nyine ufite kumvuza wumva ufite kumvuza wumva niyo utobuha wumva ururimi neza ngo nk'urugero uzanga mu nzu umuntu yashizemo abazuru inzu yose ihagaze waruha ukabifata ukabiririmba kuko nyine ari indirimbo z'ibizuru kandi ntuzi ubusobanuro ariko kubera ko wabikunze ukaba woja no gushaka lyrics zayo ukamenya ico bisobanuye. ariko byoba byiza abantu bamenye izo ndimi bagakoresha izo ndimi bitewe n'ibihugu barimo ariko mu gihe batarabimenye ntibagomba guhagarika ubutumwa bugomba gukomeza bukavugwa uko dufite nk'abanyakenya bazaririmba indirimbo z'ibinyamurenge iyo yamufashije araririmba ijambo ry'Imana ntirikunze kugira imipaka myinshi cyane ngo bigorane rizarimena ibikuta zaryama ritobora gutya uwo rifite gusanga rikamufata. representa muri voice cyangwa se coordinator sinzi amatitre yanyu ko ameze muri voice mufite izo gahunda zo kuja muri izo ndimi zindi? urakoze nibaza ko izo ndirimbo indimi zose n'indirimbo zose zizo ndimi dufite indirimbo z'ibiswahili dufite iz'ikinyamurenge dufite iz'icyongereza maybe izindi mizino nizo tutarashyiramo ariko nta na rimwe turagira impungenge zo gutanga ubutumwa bwiza kubera indimi kubera ko natwe bibaye na byiza cyane indimi zose ni nziza kuzimenya no kuziririmba ariko cyane nubwo twaririmba ururimi rwacu rw'ikinyamurenge rurahagije ko abazungu bo baririmba icyongereza kubera ko ari cyo bavuga bano bantu bavuga igiswahili nabo bakiririmba kubera ko nabo ari cyo bavuga kandi byose turabyumva. icyabaye cyiza nuko natwe twagomba kuririmba ururimi rwacu rw'ikinyamurenge ba bantu nabo bagashaka bakarumenya ndetse bagashaka kumenya n'amagambo ari mu ndirimbo icyo asobanura nawe ejo bundi bakazoririmba ikinyamurenge niko mbyumva ngewe ariko muri voice niyo wavuze nta kibazo cy'indimi dufite dushobora kuririmba izo ndimi zose ibizuru turabiririmba ibyongereza turabiririmba ibiswahili turabiririmba ibinyarwanda n'ikirundi n'ikinyamurenge byose turabiririmba kuko hari
na bamwe muri abo bantu tubana mu murimo urumva ntitwareka kuzikoresha. mbese wewe kuri wowe ukumva ni byiza ko turirimba ikinyamurenge kugira ngo nabo bazoze kuciga cyane kandi bena kijya cinkanya kijya cinkanya kabisa. hari umugabo duherutse guhostinga hano aravuga ngo byari bikwiriye ko ati ngo akumbuye kuzabona igihe abazungu bazoza baba bari mu nama ngo bashize ekuteri mu mutwe bashanga bafite abasemuzi basomarura ikinyamurenge. none nawe uti abo nabo baze kuririmba nibo bari no se bonyine nibo baremwe bonyine nabo biga ibyacu cyane. yego hanyuma muri industry ya gospel music muri Kenya muri rusange hano turi by'umwihariko abumva ururimi tuwe tuvuga ihagaze gute mubona imeze gute? yego murakoze ariko biterwa n'imiyoborere y'itorero runaka uko bameze ndetse yenda n'ayo majambo nk'uko yagiye abivuga ntabwo ari hose ni amaterme umuntu atangira yewe n'igitaramo muri context yacu igitaramo caje kurangira caryoha kigeze ahandi haryoshe kavuga ngo kiratangiye. ayo ni ama expression y'umuntu ku giti ce ntabwo ari tubishiramo mu buryo buri global ariko kuramya mu ndirimbo cyangwa se gusenga kwigisha gushima ibikorwa bibera mu materaniro yose yabera ibyo biba bikwiriye kandi ibyo nibyo twifuza ko biba bigomba kubaho kugira ngo twungikanye buri muntu icyo ashoboye agikore hanyuma amateraniro agende neza yuzure. yego ubona industry ya gospel music ihagaze gute Ndasara? kuri none ihagaze neza urwego iriho ntabwo tworugaya kuko ni gwiza. urebye muri iyi myaka ibiri tuvuga hano muri Kenya kuko niho turi muri iyi myaka ibiri uyu turimo n'uwashize tumaze kugira concert 3 hano muri Kenya. ama ministeri 3 gisubizo yarakoze True Promises zirakora Voice of Praise zirakora bivuze ko turi kuri standard nziza ahubwo turacafite challenge wenda y'abantu bamwe n'abandi ariko generation y'abantu batoya bamaze kumva ibintu wenda turacafite abantu bake batarabyumva ariko urwego iriho ubu nyine rumeze neza kabisa nta warugaye. mubona abantu bari supportive muri ibyo bikorwa? ya mbese abantu babyumva bakabyitabira iyo muvuze ngo abantu batanga amafaranga mukabona babyumvise barayatanga kubera ko nayo makonseri nyine yagiye aba nta ya free yari hari mbese kwinjira for free hariho kwishura hariho amatike yaraguzwe nka sare twakoreyemo yaruzuye. mpereye kuri twebwe rero baradusapotinze cyane mpereye ku gikorwa cyacu ntaho nahera mvuga ko tukiri hasi ahubwo turi ku rwego rwiza dukomeze. chairman yego kugeza ubu nyine nanjye navuga ko bimaze kugera ahashimishije nubwo bitaragera aho buri muntu wese yumva. hariho abantu bamwe batarabyumva tarageraho mwifuza ntibirageraho twifuza ariko ugereranyije hari bimaze kugera nko 40% ariko abantu batabyumva ni abantu bakuru ugasanga ariko iracari nkeya cyane 40 40 ntabwo ari nkeya kuva kuri 0 ukagera kuri 40 ntabwo ari nkeya uko muzagera ku 100 nimba twaravuye kuri 0 tugasimbira kuri 40 sigaye rimwe birasa naho bisigaye mu bantu bakuru nabo batari bose kumva nk'umuntu mvugiye kuri concert yacu hari nk'umuntu wambonaga akambwira ngo se shango ni mwebwe mufite nguriya mukutano wanyu uteye gute ngo ko bavuze ngo muzishyuza ati tuzishyuza si ukwishyuza ko gusa naho hari byashara twajanye mu ikanisa no kubera wa muntu atabazi ko sale twayikodesheje cameraman twamwishuye ibintu byose byakoze ari amafaranga. none wa muntu agahita avuga ngo none ko tuzishyura tuje kureba nde wowe ko tuziranye ngo ninde tuzoba tuje kureba
rero nk'uwo muntu urumva ko agifite imyumvire iri hasi ubundi nawe akakubwira ngo courage turabishigikiye biriya bikorwa tubari inyuma rero mu myumvire urubyiruko rwo numva urubyiruko aho bigeze bameze neza ariko abantu bakuru nibo batarabyumva neza bitewe n'aho umuntu yakuriye kumva ko abantu bagiye kwishyuza bagiye gukorera Imana bari kwishyuza ubutumwa aho ngaho haragoye cyane ko murishyuza ubutumwa gute bisa naho ariko icyiza cya hano muri Kenya ahandi sinzi uko bimeze ariko hano muri Kenya n'umuntu waje ari mushasha arabyakira kuko usanga mu makanisa ari nk'umucuranzi bishura cyangwa umuririmbyi rero wa muntu akareba agasanga nyine nibyo agasanga nyine ni ikintu kiri ngombwa ko kandi novuga ko mu ikanisa atari nk'akazi no kumumotiva niko nobyita so urubyiruko aho bageze bameze neza ariko abantu bakuru nibo batarabyumva neza hanyuma umucuruzi ijambo ry'Imana bobona ikirigura se turicuruje kandi bona rica ntabwo ricuruzwa biragoye ko hari umuhungu umwe wa hariya Kayore niwe nza numva avuga ngo ngo nyine ngo uzashara bidahomba ngo ni Imana ngo n'ubucuruzi Imana ngo nizo ucuruza ntuhombe kandi ugacuruza utaranguye bagiriwe amahirwe nyine ukabona ubwo buryo none nawe atese boyica mwe muba mwaranguye twatekereje tugatekereza ari ijambo riba muri Bibiliya ni Yesu waribwiye ntabwo abigishwa ngo bagende ku isi hose kandi tidufite kugera ku isi hose buno butumwa twavuze muri izi ndirimbo nibwo buzogera ku isi hose kuriya mwaraduherekeje ko turagenda kuba mwaraje mukagura tike ni support ni kujya bazavuga ngo duherekeze umuvuga butumwa kuriya mwaraduherekeje tugeze kuri muja ku isi turi ku isi cyangwa hari Bibiliya bari babona bagenda gutora ntiba mu ijambo ry'Imana hari umuntu uyigira atarayiguze uretse twa Gidiyoni nitwo batangaga kera natwo bariya nabo hari ikiguzi kinini batanze ziriya mpapuro zibamwe baraziguze iriya wino yanditse ariya magambo ni amafaranga so ntago ari ukuvuga ngo mucuruzi ntago ari ugucuruza kuko nza numva nyine iyo debango iyo wishuze konseri ama ministeri ushize ikiguzi runaka hariya ni kimwe no gucuruza iduka no ahubwo umuntu utabyumva azuza bigumana wenyine areke no kubisohora abandi bumve ko ibyo bitekerezo bye ahubwo bigumana nyine akaguma agacanganya ikiguhiye aho kubizana ngo abiha abandi bantu ngo ko baragurisha indirimbo cyangwa ko baragurisha ijambo ry'Imana ndetse bazavuga ko baraducuruza umuntu waje mu gitoko ciwe agategurirwa inte bakicara yavuga ko bamucuruje none se kasare twakoreye isengeramo abanyamurenge bake cyane ntibageze bane batanu nabo babaririmbye sari n'abantu abakirisitu nyine niba n'abagabo nabo bama bavuga ati tugiye muri deliverance iyo twakoreye ikiriya sare kwamaguha gusangujira intebe nivunika ntihagira ibindi bintu uzangirika hariya muri compound babonye abantu bari bahari abantu baza bafunguka ejo numvishe umugabo muri Amerika ngaho bahinama nyine inama reka mbarebe inama nobaha ni ijambo ry'Imana barigiye kuhavugirwa barimo umuvugabutumwa harimo n'abaririmbyi ariko nabo nabandi bavuga butumwa ni twishyuza wenda mu ikanisa nkiri ritoya rihari tutavuga ikanisa wenda bakavuga ngo twaripfobeje ariko muri ano makanisa yandi aho dushobora twenyine gukodesha ibyuma birimo gukodesha ibyuma intebe zirimo ziba zihagije njya kanisa ry'amabati ntakindi kintu cangira aho ngaho twishuje wenda bavuga ngo ibintu byabaye ibindi ariko sari ngana kuriya iri mu bihumbi 100
umukameraman ari muri za magana, sound engineer ari muri magana, kandi bose turabana hano n'aba bantu nyine mutadusapotinze cyangwa se twebwe tudasapotinze abandi bantu, kurumva ico kintu cogegwaho gute? Muzamwumva ibintu hakiri kare, munabikorana umutima mwiza, murakoze. Amen. Rero ya church. Yego, tugana ku musozo, hari gahunda zindi mufite muri gutegura izindi projet nk'izo z'ama live n'ibindi? Projet zo zirahari nyinshi, zirahari ku bwinshi, hari ibitaramo na live tuzazikora, ariko kuri ubu ngubu turacyafite indirimbo nyinshi zijya zose mwabonye muri konseri, ziracyahari, zigiye gukomeza kuza imwe ku yindi, ariko kandi nongera kubasaba gukora subscribe, uzoba udushigikiye mu buryo bumwe, kujya wadushigikiye kuza muri konseri, ba bantu bari muri konseri bose baramutse bagiye kuri YouTube channel yacu, mukongera gufatanya natwe kwishima. Mu by'ukuri twebwe iyi ndirimbo igiye kuri YouTube channel yacu, turacyafite ya shusho yo muri konseri, bya byishimo abantu batahanye, n'ubu nyine twebwe turacyabifite. Rero dukomeze mudushigikire, murebe indirimbo, mukore subscribe, musharinge. Gusharinga uzoba uhaye uwundi muntu ubutumwa bwiza, ariko ibikorwa turabifite byinshi, kandi uwo umutima uzohatira kudushigikira mu gikorwa, mu buryo bw'amasengesho, mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bw'inama, mu buryo bwose wadushigikiramo, no kwirubura n'abakeneye kwirubura nabo bazaze, nta kibazo, nta rugero tudakorana nago, nta myaka tudakorana, buri muntu wese tumuhaye karibu. Ariko kuri none turi hano kuri Afrima tubashimira cyane, tubashimira bivuye ku ndiba y'umutima, ariko twongera kubasaba kudushigikira muri ibyo bikorwa byose dufite, kandi n'ubundi mujya mudushigikira, mukomeze mudushigikire, ibikorwa byo ni byinshi dufite, muzagenda mubibona. Murakoze. Indirimbo yindi tuyitege ryari? Vuba cyane. Vuba nkarya ha Yesu. Ukundi muratumenye. Vuba. Mubona ko ibintu bigize. Tuzi ko Yesu yavuze ngo dore ndaza vuba. Hari audio numvishe ejo bundi ngo yaravuze ngo agiye kubakira abantu amazu, ngo nyuma yaho ngo amazi irindi jambo ngo aza kumujura, ngo kera ngo bihindutse gute. Umuntu wasezeye abantu gwaraje, ngiye kububaki, taragaruka avuge ko yuzuye abantu babe tayari ngo amazi irindi ngo aza kumujura. None ngo umwarimu Meshaki ngo asobanure. Hanyuma muri commentaire abantu baze kwandika, turaza kureba muri commentaire abandika basaba indirimbo kuzo babonye muri konseri, mwandika amazina yazo iyo mwifuza ko iyo mushaka next. Ariko turareba commentaire ziza kuba nyinshi, iyo ngiyo niyo tuzabahereza. Mwarimu Meshake yasubije ico kibazo? Ntaragisubiza kandi ariko diwe tiratambuka. None chairman nawe ntari gusubiza kuza vuba niba ari ryari? Oya, ni vuba rwose, ni vuba kugeza mu kwezi kwa 12. Dufite ibitaramo le 20 dufite igitaramo Kayore, le 27 bidahindutse naho dufite ikindi gitaramo, kugenda kugeza kuri Noheli dufite ibitaramo byinshi. Za live nyine? Oya, ntabwo ari ni ibitaramo zo guhimbaza Imana. So hari igitaramo dusanzwe dukora buri mwaka, abantu nibaza ko bamaze kukitumenyeraho, cya Christmas, umunsi wa Christmas. Icyo turi kugitegura neza. Mbese ni muri ibyo bitaramo indirimbo zizasohoka? Zagenda zisohoka kandi tunatarama. Umuntu wese uzobona posta azaze tubane. Indirimbo zimwe mu za konseri tuzaziririmba ndetse n'izasohotse. Yego. Hari abantu badukurikiye batabaye muri konseri, mwagomeje kugaruka kubabayemwo, kandi hariho abari benshi badukurikiye batari bahari. Ibo murababwira iki? Ngaho amamaza wa ngo haye umwanya. Kundi babonye
mugende kuri YouTube uriya mugabo yavuze channel ni Voice of Praise Ministry, murebe ibintu bihari, murahita mubona ishusho yari iri hariya mu gitaramo. Ukuvuga ngo inyuma y'izi ndirimbo zibiri hari izindi nyinshi zinga ndiwari muri concert ndiwazo harura ko ndabwira batari bahari niko navuze ziri hejuru y'isi. Urumva dufite album bene yandi zigeza naboti 10 nka mugabo wazuharura akagira gutya akaya telefone ngwizi ya bagende hari abakore subscribe bazabona ibikorwa byabereye muri concert. Ijambo watubwira aba bantu dusoza kugira ngo tugane ku musozo. no kubashimira no gushimira abantu yakuri iki gikorwa ca live recording twakoze indirimbo 8 ni igikorwa kinini kandi abantu badushigikiyemo ya mafaranga watanze kugira ngo ushigikire ubutumwa uburimo busohoka kugira ngo bugere kuri benshi mwakoze igikorwa ciza n'ubunyine tubashimira. Rero mwitegure nibindi kuko byatangiye ubutumwa burya bwari busa n'ubugihishe ariko bwatunganyijwe ubunyine buri hanze abagenerwa bikorwa n'ababwumva. Rero mwumve kandi mwumvire ibiri muri ubwo butumwa, abatarahinduka bahinduke kandi n'abahindutse nabo bubakike. Rero turabashimira iteka mukore subscribe, mugutera ama comment, musharing indirimbo uko ushoboye kose ubikore. Kandi amafaranga mwatanze ntabwo mwayatanze mu buguru ubwo butumwa ahubwo mwarimo mwubaka ubutumwa. Imana ibamugisha. Nimba hari uwo niganye ijambo muhaye umwanya iminota nk'ibiri wenda kugira ngo cyo kintu cyari gisigaye timugisohokane hano mu gihe banyiracu kivugewa duvi ibintu byose twabikozeho ariko ndongera gushimira AFRIMEDIA wadutumiye hano. Umugabo mwiza yaradukunze adutwarira umwe muri twebwe karaturerere. Rero kuba yongeye kudutumira muri kino cyicaro Imana iguheze umugisha mu by'ukuri kandi tuzirikana akazi ukora, tuzirikana ibyo ukora kandi courage. Uri umuntu wabitangiye kera ariko ntiwacika intege. Hari abo mwatangiranye ubu nyine baguye isari. Turagushimiye cyane kandi murabona ahantu twicaye ko hasa neza. Abadukunda mumushigikire, abatarakoze subscribe kuri ino channel muyikoreho kugira ngo muzamukurikira ibiganiro byiza atanga. Ni umuntu ujya utanga ibiganiro byiza. Hanyuma dukoresha social media zacu, reka nzisharingira abantu kugira ngo bakomeze baze kureba. Dukoresha Instagram yitwa Voice of Praise Kenya n'ubundi. Dufite na TikTok nayo yitwa Voice of Praise Ministry gusa. Uraza kuyibona no yigeraho urabonaho amashusho yacu. Nizo channel dukoresha YouTube, Instagram na Facebook yitwa Voice of Praise Kenya na TikTok. Hose murashobora kuhagera. Udakunda kureba YouTube ashobora kureba Instagram cyangwa aho ushaka hose wohadusanga. So murakoze cyane, twongeye kubibasaba ko mushobora gukomeza kugenda kudukurikirana. Ikindi naco turabakunda nka Voice, turi hano ariko mu izina ry'aba Voice bose ndabavugiye. Dukunda abantu badukunda. Imana ibaheze umugisha. Murakoze cyane, turabashimiye kandi tubashimiye byimazeyo kubwo kwemera kuza. Tunasaba abantu bakurikiye AFRIMEDIA live kugenda mukazenguruka aho hirya, ja muri search usacinge Voice of Praise, mukande subscribe, mubashigikire, mukomeze kubateza imbere. Share nta mafaranga isaba, mugani wa chairman hano ngo musharinge nta mafaranga bisaba. Usambaze hano muri Kenya uzita neza ngo ni kusambaza. Bihererekanye uzohereza undi muntu ubishire kuri stati yawe. Usambazaga muri Kongo ni ikindi kintu. Usharinge nawe ahubwo napininge kuri iki kiganiro. Turabikora rwose muri comment turabishira. Muri Kongo gusambaza ni iki wa? Gusambaza ni mu mboga. Bagende bakora impuza mukora challenge muzuye mugabo tumenye ko
yego mwadukurikiye mukore challenge y'izo ndirimbo zimaze kuja hanze mutwiyereke tubabonega natwe tugume tubakunde turashira muri commentaire uhita ukanda turashiraho izo ndirimbo kugira ngo manuka muri comment biraba byoroshe ariko nanone ntiwibagirwe gukora subscribe kuri iyo channel nibikunda utanga ituro ntaco bitwaye uryohereze cyane ntaco biraba bitwaye rero turabashimiye dushimira iyi team yemeye kuza yemeye gutumire hanyuma dushimira namwe mwari mudukurikiye kuri AFRIMEDIA live nakagaruka mwari kumwe na director Gabi kibisanzwe Imana ibarinde ibagenera ibibakwiye